Welcome to Siri Update News TV. Siri Studio Documentary Production YouTube channel. Nibiki bikubwira ko uri umukristo kandi koko wakijijwe. Ibi nibyo abantu bakubwira, si idini, si imigenzo, ahubwo ibyo Bibiliya ivuga ku buzima bw'umukristo. Niba warigeze gushidikanya ku gakiza kawe, niba ushaka kuri kudahinduka cyangwa ushaka kubaho ubuzima bushima Imana, guma hano wumve neza kandi witegure ko Imana iganira n'umutima wawe. Ntibibagirwe gukanda subscribe, ukore share ndetse na like, dusangize n'abandi inyigisho, kuko ukuri kurakiza kandi kuratubatura kandi ukuri kuratubohora. Reka dutangire. Ubundi mbere ko dutangira nitwa Sire. Mu buzima busanzwe iyo ubajije umuntu ko turakijijwe, arakubwira ati yego. Uhita umubaza ngo ese wakijijwe ryari? Uzumva akubwira ko yakijijwe ubwo yinjiraga mu mazi menshi, cyangwa akubwire ko yavukiye mu muryango ukijijwe nawe akisanga yarakijijwe, ariko icyo si cyo. Uzongera umubaze ngo ese wavukiye muri uwo muryango wubaha Imana kandi ko ukaba warakijijwe kuko nk'uko bivuze, ubundi wakijijwe iki? Uzumva akubwira ko yakijijwe ibyaha nyamara ariko akibikora, kandi nyamara bikanagaragarira buri wese kabikora. Gusa kimwe cyo, iyo wakiriye Kristo ntabwo uba ubayeho ku bwawe, ahubwo ubereho Kristo. Nicyo gituma Bibiliya dusaba kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Niba turi abakristo tugomba kugenda nk'uko Kristo yagendaga, tukabaho mu buzima buhindutse kandi butinya icyaha ndetse n'igisa nacyo. Hari ikintu abantu benshi cyane batajya bamenya ndetse batanibaza, ese umuntu ashobora gutakaza agakiza? Igisubizo ni uko bwose umuntu atatakaza agakiza yarakakiriye, ahubwo atakaza ubusabane n'Imana, kuko wakiriye agakiza atagata. Ahubwo iyo wakiriye agakiza ntibiba birangiye, ahubwo nubwo waba uri umupasiteri, nubwo waba uri umubwirizabutumwa, urugendo rwo gukizwa ruba rugitangira, kandi iyo rurangiye umwuka n'igihe uba ugushizemo. Ibi bishaka kuvuga ko umuntu adashobora kuvuga ko ageze ku kigero cyo gukizwa cyo hejuru cyane ku buryo atagikeneye gukizwa mu gihe akiriho. Nta gihe umukristo ataba ari mu ntambara, gusa biba bibi iyo yivovose mu ntambara n'ibibazo bye, kuko ariho kunesha kwe kuba kuri. Niba koko turirimba ko turi abasirikare b'Imana kandi koko tugomba kuba dufite urugamba turwana, cyangwa ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ariho duhererwa imbaraga zo gukomeza gukizwa. Iyo nta ntambara, iyo hari umusirikare ntabwo aba ari kubona akazi, kuko akazi kari ukurwanira igihugu cye mu kugarura amahoro mu ntambara. Hagomba kubaho urugamba kugira ngo umusirikare abone kurwana neza kandi abone icyo ahemberwa. Muri iyi minsi usanga umuntu wese yivovotera cyane ko ahura n'ibibazo byinshi cyane kurusha n'abandi, ariko nyamara ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana umutwe wa 3 hoho hatugaragariza ko unesha ari uzambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Kandi nanone nk'uko handitswe ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ni nako rwa rugamba turwana rwa buri munsi, cyangwa se urwurwana we uzi urwiyitaho, urwitayemo neza, aribwo uba urimo ugenda ukizwa ku kigero gishimishije, kuko si byiza ko abantu bose bakura mu gihagararo ariko bakabingwingire mu ijambo ry'Imana. Nitwa Sire. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Tugiye gutangira twibaza ngo ese ubundi umukristo ari iki? Ubundi wiyubaka ubajije ngo uri umukristo, cyangwa se ukumva ijambo ngo umukristo, ubundi wowe wumva umukristo ari iki? Umukristo ni umuntu wizera Yesu Kristo, akemera ko ari umukiza n'umwami we mu buzima bwe, kandi akagerageza no kubaho akurikiza inyigisho n'ingeso za gikristo. Mu magambo arambuye, umukristo ni uwizera Kristo, yizera ko Yesu ari umwana w'Imana wapfuye ku musaraba akazuka kugira ngo akize abantu ibyaha byabo. Yohana ku mutwe wa 3 umurongo wa 16 ati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho bw'Imana yasezeranyije abayikunda. Umukristo akurikira inyigisho za gikristo, ntibiba ari ukuvuga gusa ngo ndizera, ahubwo ni ukubaho ko Yesu Kristo yigishije, gukunda, kubabarira no kuvugisha ukuri, no kwitandukanya n'ibibi byose. Niba tubaho, dukwiye kubaho tubereho Kristo. Soma neza Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 murabisobanukirwa neza. Umukristo ahinduka mu mutima we no mu migenzo. Kwemera Kristo bizana kwihana no kuvuka ubwa kabiri, bigahinduka uko umuntu atekereza n'uko abaho n'uko afata abandi. Ahangaha tugarutse ku ngingo yo gutekereza yo kuvuka bwa kabiri. Abantu benshi bazi ko kuvuka bwa kabiri ari ukubatizwa, ariko nyamara umubatizo wonyine wo mu mazi gusa ntago wagukuramo ibyaha cyangwa ngo uvuge ko wavutse bwa kabiri.
Ibi ngibi bigaragaza neza ko umuntu avuka bwa kabiri mu gihe yemeye kuyoboka Yesu Kristo, akemera kuva mu nama mbi z'ubushuko. Ndetse kandi bikajyana no kubatizwa mu mazi menshi, ariko kubatizwa mu mazi menshi bitajyanye no kwihana ntacyo biba bimaze. Umukristo abaho mu rukundo no mu butungane. Ikimenyetso nyamukuru cy'umukristo si idini gusa, ahubwo ni urukundo. Niba uri umukristo amenya ukaba utagira urukundo, amenya ko ubwo bukristo bwawe bushidikanywaho. Umukristo ni umuntu wemeye Yesu Kristo, akamwizera, akamukurikira kandi akamugira icyitegererezo cy'ubuzima bwe bwa buri munsi. Itandukaniro riri hagati yo kuba umukristo no kuba umunyedini. Umunyedini ni umuntu uwo ari we wese ushyira imbere gahunda z'idini n'imigenzo yaryo, ariko muri we nta mwuka w'Imana umubamo. Ubundi ishusho wambaye yitwa umubiri igira uruhare runini cyane mu kugaragaza uwo uri we dushingiye kuri kamere yawe. Burya nta muntu wakinjira mu kabari k'inzoga ngo asabe icyayi cyangwa ngo ajye ku musigiti asaba akabenzi, ahubwo yinjira ahantu bitewe n'uko ahabona icyo ashaka. Icyo bishaka kuvuga ni uko wowe ubwawe uko ugaragarira abantu imbuto wera nibyo bituma bakugana bitewe n'icyo bagushakaho. Icyo nicyo cyitwa kubaka ubuhamya bwiza muri sosiyete. Ese ni ibiki byerekana ko uri umukristo wakijijwe koko? Nawe wumve niba ubyujuje, umenya aho uhagaze. Ushobora kuba utanahazi neza ugendera mu munyenga gusa. Ugomba kuba wizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe. Si ukwizera idini cyangwa itorero cyangwa imigenzo, ahubwo no kwizera Yesu Kristo wakubambiwe ku musaraba i Golgotha kubera ibyaha byawe. Abaroma ku mutwe wa 10 ku murongo wa 9 kugera ku wa 10 haravuga ngo niba tuza akanwa kawe uvuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakira. Ingingo ya kabiri kandi, warahanze amaso ku kwihana nyakuri. Warakiriye Yesu Kristo bivuye ku mutima, wanga icyaha nubwo ushobora gutsindwa rimwe na rimwe. Kuko ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 haravuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Rero ugira umwete wihane. Ingingo ya gatatu ivuga ko uyu muntu wamenya Yesu Kristo ugomba kuba ufite amahoro n'Imana mu mutima wawe. Ntabwo bagwa gucirwa urubanza kuko uzi ko Yesu Kristo yakubabarijwe. Ibi kandi bikaba bitandukanye n'abantu bavuga ko Yesu Kristo yatambwe rimwe gusa ngo biba bihagije ko ibyaha byacu byose bikuweho kugira ngo tugume mu rugamba rwo kwihana no kwiyeza. Twibukiranye ko nta muntu ubasha kwihana, ahubwo icyo usabwa wari ukwemera intege nke zawe, ukemera ko uri umunyantege nke, hanyuma Imana ikaza ikabana nawe mu mutima wawe. Nuko ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi kandi bikaba bigaragara mu Baroma ku mutwe wa 5 ku murongo wa 1. Ijambo ry'Imana riba ingenzi mu buzima bwawe, urarikunda, urarisoma kandi rikakugira inama mu byemezo byawe. Niba kandi ibi byose utabibona kuri wowe, bigaragare ko ufite ikibazo cyane mu byerekeranye n'imikirizwa yawe ndetse n'agakiza. Uracyafite urugendo, uracyafite ibintu byinshi byo kwiga mu buzima bwawe. Ufite inyota yo gukora ibyiza no kwanga ibibi, ibyaha warahora gukunda bikakubabaza. Ufite umutima nama uguhamiriza iyo wibeshye mu kintu runaka. Niba ushobora gukora ikintu kibi ntiwumve umutima nama wawe ugucira urubanza, wagezeyo kera. Ndavuga kuri uwa Satani, ariko nyamara hari ibyiringiro kuko nawe waba umwana w'Imana. Iyo dusomye Abagalatiya ku mutwe wa 5 umurongo wa 13 kugera ku wa 17 haravuga ngo ndababwira ukuri ngo muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Urukundo ku bandi rukura mu mutima wawe. Niba utagira urukundo, ukunda abantu bose kimwe, abanzi bawe n'abakugirira nabi, urukundo ni ikimenyetso cy'ukwizera kwa nyakuri. Yohana wa mbere umutwe wa 4 ku murongo wa 7 kugera ku wa 8 haravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ubuzima bwawe bwose bugenda buhinduka kurushaho kuba bwiza. Imbuto z'umwuka wera nubwo atari ako kanya zigaragara. Urukundo, ibyishimo, amahoro no kwihangana, ubugwaneza no kwifata no kwizera, nk'uko byanditswe mu Bagalatiya mu mutwe wa 5 umurongo wa 22 kugera ku 23. Ugomba kuba ugendera mu kuri no mu mucyo. Nukiba mu buryarya, mu magambo no mu nkozi z'ibibi, wirinda gucukubira n'Imana, ufite umutima wahagizwe no gushaka Imana, guca bugufi aho watandukiriye n'ubwiza bw'Imana bukakugarukira. Yohana umutwe wa mbere kugira umurongo wa 7 kugera ku wa 9.
ahangaha icyo nakubwira cyo ntabwo dukizwa n'imirimo yawe, ntabwo dukizwa n'imirimo yacu myiza. Imirimo yawe myiza ntabwo yabasha kugukiza, ahubwo ukizwa n'ubuntu bw'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Abefeso umutwe wa 2 ku murongo wa 8 kugera ku wa 9. Ikindi kandi hari abashakashatsi n'abigisha ba Bibiliya bazwi cyane mu mateka baganiriye ku kibazo cyo kumenya ko umuntu akijijwe, bagashingira ku byanditswe byera. Dore bamwe bazwi cyane n'ibitekerezo byabo n'ibi bikurikira. Umugabo wa mbere hano twabasha kuvuga n'umugabo bita Augustine Hippo. Yigishije ko agakiza ari ubuntu bw'Imana atari imirimo y'umuntu. Yavuze ko impinduka mu mutima n'urukundo biva ku Mana ari byo byerekana ko umuntu yakijijwe. Yagendeye cyane ku Baroma umutwe wa 5 umurongo wa 2 n'Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 8 kugera ku wa 9. Uwahawe ubuntu bw'Imana ahinduka mu mutima we mbere na mbere. Umugabo bita Martin Luther mu 1983 kugera 1546 niho yabayeho. Niwe washyize imbaraga ku ihame rivuga ko ukiranuka azabishwaho no kwizera. Abaroma umutwe wa 1 ku murongo wa 17. Yavuze ko umuntu amenya ko yakijijwe binyuze mu kwizera Yesu Kristo, atari mu byiyumvo cyangwa mu migenzo. Nta gushidikanya ku gakiza iyo umuntu yishingikirije Kristo wenyine. Umuntu wa gatatu twavuga n'umugabo bita John Calvin mu 1559 kugera mu 1534. Yigishije ko umwuka wera ari uhamya mu mutima w'umwizera ko ari umwana w'Imana. Yagaragaje ko imbuto z'umwuka wera ari ikimenyetso cyo gukizwa. Yagendeye ku Baroma umutwe wa 8 ku murongo wa 16. Ati niba umwuka wera aba muri wowe, ubuzima bwawe buba buhinduka. Umugabo twavuga ku mwanya wa 4 bamwita John Wesley, wabaye mu 1703 kugera mu 1791. Uyu mugabo yigishije ko ubuhamya bwo mu mutima w'umuntu cyangwa icyo twakita assurance of salvation. Wowe ubwawe niba warakijijwe, ugomba kuba umutima wawe biguhamiriza neza kuri umukristo, kandi ibyo bikagaragarira mu buzima bwawe. Gukizwa ntibiguma mu mutwe gusa, bigera no mu mutima. Ku mwanya wa 5 turasanga umugabo bita Jonathan Edwards, wabayeho mu 1703 kugera mu 1758. Uyu mugabo yashimangiye ku kwizera nyakuri ari uguhinduka cyangwa guhindura uko umuntu akunda cyangwa n'ibyo umuntu akunda, uko yiyumva n'uko abaho. Niba ukunda gusambana, kubeshya no kwiba ndetse n'izindi ngeso mbi zose, tuzi yuko ari kizira ku Mana, ukwizera kwawe kuba kwarapfuye rwose. Rero iyo wizera Kristo, ibyo byose wakundaga kwivurugutamo urabireka, ahubwo ukayoboka inzira isanga Yesu Kristo. Ugomba kandi kuba waritandukanyije n'ukwizera kw'amagambo gusa adafite imbuto. Iyo agakiza ari nyakuri kagira icyo gahindura mu buzima bwawe. Umugabo bita Thomas Aquinas ku mwanya wa 3 yavuze ko ubuntu bw'Imana bukorana n'ubushake bw'umuntu bigatanga ubuzima bushya. Uyu mugabo kandi yashimangiye ko urukundo cyangwa icyo twakita charity ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubumuntu buri mu gakiza k'Imana. Uwiyeguriye Imana abigaragaza neza mu rukundo. Komeza rero ko wakoze subscribe dusangiza n'abandi iki kiganiro kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze busakara ahantu hose. Ku mwanya wa 7 tuhafite intumwa n'abanditsi ba Bibiliya ubwabo, harimo Pawulo yandikiye Abaroma, Abagalatiya ndetse n'Abefeso. Harimo Yohana wa mbere, igitabo cyose cyanditswe kigamije kumenya ko dufite ubugingo buhoraho. Hari abantu benshi cyane bajya bavuga ko Imana idakorera ko Imana idakora kandi kitabaho kubera ko agakiza kabo ari ntako, kandi bakaba batemera imbaraga z'Imana. Nyamara iyo bahuye n'ibibazo bitabaza bamwe bavuga ko bataye umutwe basenga, nyamara ari ukutamenya. Nyumva neza, dore ndaje nkuzaniye ibisubizo by'ibibazo wibaza. Dore ibimenyetso bisobanutse kandi byumvikana bimwe bigamije ko kwiga Bibiliya ari ibintu by'ingenzi cyane kandi bifite inyungu ku mukristo wese. Hari ibintu byinshi byerekana ko Imana ibaho kandi ndetse bishobora no guhamiriza bene abo ngabo bakomeza kuyihakana. Ahangaha hari nk'ikibazo kibaza ngo ese iyo urebye isanzure wibwira ko ryaremwe nande? Ese ubona rifite intangiriro cyangwa rirangirira hehe? Aho ritangira cyangwa rirangirira? Imana umuremyi wa byose niwe wabikoze. Uburyo ibintu byose biteguwe neza, order and design. Isi n'isanzure byubahiriza amategeko adahinduka, physics, mathematics, byateguwe neza bigira umuteguro,
iyo urebye ubona imbaraga za muntu zabasha guhanika izuba cyangwa ukwezi? Ese nta kintu ubona iyo umuntu apfuye nta mbaraga z'umuntu zamusubiza ubuzima? Ubumenyi bwerekana ko ubuzima buturuka ku buzima, Imana yonyine niyo buzima. Ibyo bituma twemera ko uwatanze ubugingo ari Imana yonyine mu Byakozwe n'Intumwa ku bice 17:28. Umutimanama w'umuntu kandi nawo, abantu bose bazi icyiza n'ikibi. Iyo voice yo mu mutima waba uzi ko ituruka hehe? Hari abantu benshi cyane bibwira ko umutimanama wabo, cyangwa se niba uri kumva mu mutima wa hari ikintu uri kukubwira, bakibwira ko ibyo ngibyo byaturutse ku mashuri biza cyangwa se ku buhanga bafite. Reka yerekana ko hari ugenga umubiri wawe, nubwo bwose yatureka tukitwara uko dushaka. Amategeko y'icyiza n'ikibi, yo hatari Imana nta cyiza nyakuri cyabaho. Kuba twemera ko hari ikibi n'icyiza byerekana umucamanza w'ukuri. Kuba ufite inyota yo kuramya, cyangwa se inyota yo kuramya iri mu bantu bose, ese ubona ko amamiliyoni n'ibihumbi byose birimo abisi ndetse n'impuguke by'amategeko ndetse n'ubukorikori bajya gusenga buri munsi, ukibwira ko wowe wirata iki? Ntabwo abantu bose basaze, ahubwo uri mu maboko ya Satani, kandi nta mahoro uwo mwanzi azaguha. Mu moko yose, mu bihe byose, abantu barasenze kandi baracyasenga, bazanakomeza banasenge. Ibi byerekana ko hari uwasizeho inyota yo gusenga mu muntu. Umubwiriza ku bice 3:11. Kuba isi ikwiranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, fine tuning, iyo hiyongereye cyangwa akagabanuka bike mu mategeko y'isi, ubuzima ntibwabaho. Ibi byerekana ubwenge bw'Imana. Ese niba uburabyo n'inyoni ntacyo bikwigisha? Ese iyo urebye ko ibicu bigenda mu kirere, ubona hari imbaraga z'umwana w'umuntu zabikora? Amateka ya Yesu Kristo. Kuba Yesu Kristo yarabayeho, yarapfuye ku musaraba, n'ivuka rye ndetse n'izuka rye byahinduye amateka y'isi. Ibi ntibyirengagizwa. Niba Yesu yaraje akavukira i Betelehemu, ubu akaba ari muri Palestina, kandi iki gihugu kikaba ari igihugu kizwi neza cyane, ndetse abahagera bakaba batanga ibimenyetso by'aho umwami yavukiye, ubihakana ushingiye kuki? Gusozwa k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubuhanuzi bwinshi cyane bwanditswe mu myaka myinshi cyane mbere y'uko busohora. Ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu ndetse n'urupfu rwe, indwara z'ibyorezo, abatumvira bicana bakagambanirana, byose byarasohoye. Wowe ni gute utabyemera? Ukeneye kuzabona ibihano 10 cyane nk'ibyo umwami Farawo yaboneye ku gusuzugura Imana. Niba Farawo yarasuzuguye Imana akabona ibimenyetso 10 birimo n'ibyo gupfa kw'abana b'imfura ndetse n'ibindi byose tuzi tujya dusoma muri Bibiliya, ibi byose nawe ntabwo ukwiye kuba wabishidikanyaho ngo ubihakane, ahubwo ujye ubanza utekereza impamvu abantu bose babifata gutyo. Hari uguhinduka kw'abantu benshi cyane barahindutse burundu. Abasinzi, abicanye, ababi bahinduka bashya. Ibi byerekana imbaraga z'Imana mu Bakorinto ba 2 ibice 5:17. Imbaraga z'isengesho. Abantu benshi cyane bahamya ibisubizo by'isengesho mu buzima bwabo. Nta wumva asubizwa n'ikirere gusa. Kubera iki? Uwakijijwe abonera imbaraga mu gusenga ndetse agahora yumva ko ari umwana w'Imana. Ibyo wowe ntacyo bikwigisha. Hari ibitangaza byabayeho nubwo atari byose byemezwa n'abashakashatsi. Hari byinshi byemejwe n'impinduka zitunguranye cyane, gukira kw'abarwayi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Byo byose ntacyo bikwigisha. Bibiliya nk'igitabo cyihariye, yanditswe n'abantu barenga 40 mu bihe bitandukanye, ariko igitekerezo kimwe. Ibi byerekana ko abanditsi bose, cyangwa se umwanditsi umwe wihishe inyuma ya byose, ari we Mana yacu, umukuru w'abanditsi bose. Kuba hari ikintu aho kuba nta kintu. Kuki hariho ikintu aho kuba nta kintu na kimwe? Ibi bisaba neza uwabiteye kubaho. Kubera iki hari ibyo tujya tubona impande zacu? Ese kubera icyo utameze nk'inka cyangwa imbwa, cyangwa ngo ujye wirirwa umoka ku gasozi? Ese ni ikihe kiremwa kandi ujye ubona kimeze nkawe? Ibi byose bigomba kugutera gutekereza, ndetse no gutekereza ku rukundo rw'Imana, ugatekereza ku buzima bwawe, ukiyemeza guhinduka, ukava mu myitwarire itari myiza. Ibi byose byakugirira ingaruka nziza mu hazaza hawe. Ikindi kandi, ubumenyi bw'Imana ntago buvuguruza. Cyangwa se niba warize siyanse nyinshi, iyo siyanse yawe ntago ibasha kuguhereza uburenganzira bwo kuvuguruza Imana, cyangwa no kuvuga ko Imana ntayibaho. Abashakashatsi benshi cyane barimo Newton, Kepler, Pascal bemeye ko Imana
bemeye imana bashingiye ku bushakashatsi bwabo ndetse n'ubumenyi bwabo bubereka ubwenge bwayo. Siyansi wize cyangwa ibyo wabwiwe ntibikuraho ko imana ibaho. Siyansi yawe wize ntabwo igomba kubihakana imana, ahubwo igomba kubishimangira imana. Hari abantu benshi cyane bize ndetse abo bose iyo uganira nabo bakubwira ko umuntu ataremwe n'imana ahubwo yaturutse ku nguge. Ariko nyamara agarukira aho ngaho, wikumva ko ukomeye cyane kandi wikumva ko ufite imbaraga zikomeye, ahubwo hindura imyitwarire yawe. Kuba imana ibaho si ubuhumyi, ahubwo ni ukwemera gushingiye ku bwenge, amateka, umutimanama ndetse n'ubuhamya bwa Bibiliya. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, Zaburi ya 19 umurongo wa mbere. Aha kandi turakomeje tubiganireho neza kandi tubisobanukirweho neza ku myitwarire w'ubuzima bw'umukristo. Reka tubisobanure neza kandi mu buryo bwumvikana. Ubundi ni iki cyitwa kirazira ku mukristo? Kirazira ku mukristo ni igikorwa cyangwa imvugo cyangwa imyitwarire n'imyifatire Bibiliya igaragaza nk'icyaha kitemewe kandi cyica umubano w'umuntu n'Imana n'abandi. Kirazira si umuco w'abantu gusa, ahubwo ni ikintu Imana ivuga iti ibi simbikunda kandi ntibijyanye n'ubuzima nahamagariye abana banjye. Neza muri Matayo batubwira ko turi umunyu w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihishira. Kandi koko niko bimeze. Niba nawe utari umucyo, ushaka uburyo waba umucyo. Kandi nanone kandi niyo wabura umucyo ujye ugira umuco. Isubiramo rwose kandi koko niba udafite umucyo ujye ugira umuco basi. Kirazira si umuco w'abantu gusa, ahubwo ni ikintu Imana ivuga iti ibi simbikunda kandi ntibijyanye n'umuhamagaro nahamagariye abana banjye. Ingero za kirazira ku mukristo harimo nko kwica, guhemuka, kubeshya ku bushake, ubusinzi n'ubusambanyi, kwihorera n'inzika, urwanga, ishyari n'ubugome, kuramya ibishushanyo cyangwa ikindi kintu cyose kiruta Imana. Reba Abagalatiya ku mutwe wa 5 ku murongo wa 19 kugera ku mutwe wa 21. Aha hose hagaragaza ingeso za kamere, aricyo Imana igaragaza nk'aho itagikunda cyane. Icy'ingenzi umukristo ashobora kugwa muri kirazira ariko ntiyishimira icyaha, kandi arahita yihana agasubirana n'Imana. Yohana wa mbere umutwe wa mbere kugera ku umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Niki cyitwa indangagaciro ku mukristo? Indangagaciro z'umukristo ni amahame n'imico ya Bibiliya yigisha agenga ndetse uko umukristo atekereza, abaho ndetse afata n'abandi nuko yitwara mbere y'Imana. Nizo zimutandukanya n'abandi, si imvugo gusa ahubwo no mu bikorwa. Indangagaciro nyamukuru ziranga umukristo ni urukundo, gukunda Imana no gukunda abantu bose. Ahangaha dushobora gusoma nk'igitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku mutwe wa 22 umurongo wa 37 kugera ku 39. Kugendera mu kuri, kutabeshya, kutaryarya no kubaho mu mucyo. Ni ukuvuga ko niba uri umukristo ugomba kugendera mu kuri, kutaryarya, ukaba kandi ubayeho mu mucyo. Ibi kandi twakongeraho no kugira umuco. Ingingo ya 3 kandi igaragaza ko iya 3 mu ndangagaciro ari ukwicisha bugufi no kwiyoroshya, kutishyira hejuru, kwemera guhanurwa. Abafilipi 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Iya 4 ni ukubabarira, kutagira inzika no kubabarira nk'uko Kristo yatubabariye. Iya 5 ni ukwihangana. Iya 6 ni ukwitanga no gufasha abandi, kugira umutima wo gufasha abakene, abarwayi ndetse n'abandi bababaye cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Kwifata no kwirinda icyaha, kwifata mu marangamutima yawe, mu magambo no mu bikorwa. Ahangaha kandi twavuga kugira umutima nama utari umunyacyaha, gukora ibyiza niyo nta muntu ubireba. Hari abantu benshi cyane bibwira ko mu gihe bageze ahantu batabareba bibahereza uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka byose bitajyanye n'ubukristo cyangwa indangagaciro zo Kristo. Ariko ndakubwiye, umukristo nyakuri agomba kuba ari umukristo mu gihe ari ahantu bareba no mu gihe ari ahantu batareba. Ingingo ya 9 kandi ni ukumvira Imana, gushyira ubushake bw'Imana imbere y'ubw'umuntu. Hari abantu bagambiriye kwicira inzira, ariko ahangaha Bibiliya iratubwira ngo tugerageze kumvira. Yohana umutwe wa 14 kugera umurongo wa 15. Kugira ibyiringiro, kutarambirwa n'iyi si, ahubwo kwiringira ubugingo buhoraho. Abaroma ku mutwe wa 15 ku murongo wa 13. Mu ncamake umukristo si uwuziririza ibyaha gusa,
ahubwo nubaka ubuzima bwe ku ndangagaciro za gikristo. Ntiwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhindurwe mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza kandi bitunganye rwose. Abaroma ibice 12:2. Ibi kandi nanone tubaye dusa n'ababicumbikiye ahangaha ku ndangagaciro z'umukristo, hari ibimenyetso bigaragarira bose iby'uko ubukristo butangiye gukendera mu muntu. Ibi kandi twabigaragaza tutangira kuvuga ku byerekeranye n'ibyerekeranye no guta isengesho. Isengesho rigahinduka gakeya cyane cyangwa se rigacika burundu, umubano n'Imana wawe urakonje. Mu gihe udasenga, tujye tumenya ko umuti wo kudasenga ari ugusenga. Kandi mu gihe ushaka gusenga ujye usenga, no mu gihe udashaka gusenga ujye usenga. Umuti wo kudasenga ni ugusenga. Ingingo ya kabiri kandi igaragaza ko utangiye guta ubusabane bwawe n'Imana cyangwa utangiye gukendera mu gakiza no kudasoma ijambo ry'Imana. Bibiliya ikaba itakigukurura mu mutima, ugahitamo ibindi byose ukabisimbuza. Icya gatatu ni ukumva icyaha ntacyo kikubwiye cyangwa ntikikubabaze. Icyo wakora cyose ukumva ntibikubabaje bigatangira kukubera ibisanzwe. Gusuzugura no kwirengagiza icyaha, gutangira kuvuga uti abandi bo barakora. Gusuzugura no kwirengagiza icyaha, hano ugatangira kuvuga ati abandi nabo barabikora, ugakora ikintu kubera ko n'abandi bagikora, ariko ibyo ngibyo ndabikubujije. Ikindi kintu kiranga umuntu utangiye gukendera mu gakiza no kugendera ku marangamutima wo kugendera ku kuri, kwemera gusa ibiguteye kumva neza, ugahunga ukuri kukunenga. Gatandatu ni ukureka amateraniro. Niba umuntu ubona ko atakitabira gahunda z'amateraniro cyangwa gusenga n'abandi, cyangwa ukabifata nk'ibitari ngombwa, uyu nawe abatangiye kugenda apfa gake gakeya. Abaheburayo umutwe wa 10:25. Ikindi kintu cya karindwi kiranga umuntu utangiye guta gakiza cyangwa utangiye gukendera mu gakiza ni ukugira urwango, inzika n'uburakari bihoraho. Kubabarira bikakuburanira neza, ugahora ufite umutwaro mu mutima wawe. Icya munani ni ukuba indwanyi y'amakimbirane, guhora mu ntonganyamagambo mabi ndetse n'imivumo. Icya cyenda ni ugukunda isi kuruta Imana, amafaranga, ibyishimo by'isi, icyubahiro bigafata umwanya w'Imana mu mutima wawe. Ahangaha nibwo usanga abantu bayoborwa na kamere rwose mu buryo bwuzuye aho kuyoborwa n'umwuka. Kwitandukanya n'abantu beza b'Imana hari uguhitamo inshuti zigushyira kure y'Imana no kwegera abagusunikira kuyegera, aho kwegera abagusunikira kuyegera. Ku mwanya wa 11 turahasanga kubura inyota yo gukora ibyiza, ukabaho mu buzima butagifite umutima wo gufasha, kwitanga ndetse no gukorera abandi. Kureka kuyoborwa n'umutima nama wawe, umutima wawe ugaceceka ugakora ibibi byose nta kwicuza. Ku mwanya wa 13 hari ukugira ishyari ndetse no gukabya. Ku mwanya wa 14 kwiyemera ndetse no kwanga kugirwa inama, kumva ko nta muntu waguhugura ndetse no gusuzugura Imana. Ku mwanya wa 15 turahasanga ikintu cyitwa kureka kwitandukanya n'ibishuko, kwishyira ahantu cyangwa mu bikorwa bikwerekeza ku cyaha ku bushake. Ku mwanya wa 13 hari ukwigira inama yo guhindura ukuri, kuvuga ati Bibiliya ishaje cyangwa se ibyivugwa byose ntabwo ari ukuri. Gukoresha ururimi nabi, kubeshya, gusebanya ndetse no gusebya abandi no kuvuga amagambo asenya. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yatangiye gukendera mu buryo bw'agakiza. Kuba umunyabyaha wibona nk'umukristo, izina ry'ubukristo rigasigara ari ku mico gusa. Ibi kandi biramamaye cyane mu bapasteri ndetse n'abakristo ndetse n'abaririmbyi muri rusange, aho usanga abapasteri benshi cyane bagenda bashyiraho inyogosho zidahwitse, ariko ikibazo si izo nyogosho, ahubwo ikibazo n'ubutumwa zitanga. Ibi kandi ugasanga nanone bigira ingaruka cyane ku bantu bagikizwa vuba, kuko hari ibyo bashingiraho bakavuga ati nshingiye ku runiya ntabwo ntakizwa. Ibi kandi nanone ku ngingo ya 18 kuba umunyabyaha wibona nk'umukristo, nibyo twari tuvuze, izina ry'ubukristo rigasigara ariko imico ikabura. Ku mwanya wa 19 hari ukubura amahoro n'ibyiringiro, umutima ukaba uhora uhagaze nabi, wuzuye ubwoba n'ubwijima. Ku mwanya wa 20 nta kutifuza guhinduka cyangwa kwihana, kuba utagishaka kwihana cyangwa ukavuga uti ndukondi. Icy'ingenzi cyane, ibimenyetso byose ntibivuga ko umuntu yapfuye mu by'Imana, ahubwo byerekana ko akeneye gusubira ku Mana vuba. Uwirinda kugwa birebe neza atagwa. Cyangwa se Abakorinto ku mutwe wa mbere ku murongo wa 15, umutwe wa 10 ku murongo wa 12 niho havuga ngo
uhagaze yirinda atagwa. Ubukristo si ikintu gihita gitakara rimwe, butakara gahoro gahoro. Iyo umuntu adakomeje kugumana umubano wimbitse n'Imana, nibwo usanga umuntu agenda asa naho ari kugenda apfa mu buzima bw'umwuka gake gake. Ikintu twigeze dukomozaho kare ariko tugiye no gusorezaho, ese ni ubuhe buryo umuntu agirana ubusabane n'Imana? Ubusabane n'Imana n'umubano wihariye umuntu agirana n'Imana atari mu izina gusa, ahubwo mu mutima no mu myitwarire no mu mibereho ye ya buri munsi. Uburyo nyamukuru bwo kwizera cyangwa se bwo kugira ubusabane n'Imana hari ukwizera Yesu Kristo, isengesho cyangwa kuganira n'Imana mu buryo bw'isengesho, gusoma ijambo ry'Imana no kumvira no kubaho mu mucyo, ubusabane ndetse n'abandi bizera. Hanyuma kandi hari igihe twongera tukibaza ngo ese umuntu uhakana Imana azemera ate? Guhakana Imana si ukuvuga ati ntabwo nemera Imana gusa, ahubwo no kubaho nk'aho itabaho. Ibi bimenyetso by'uhakana Imana abaho yishingikirije ubwenge bwe gusa, yanga ukuri kumunenga, afata icyaha nk'ibisanzwe, abaho nta byiringiro birenze. Hari ibyabaye mu gihe icyaha cyinjiraga mu isi. Mu ntangiriro ubwo Adamu na Eva bishe itegeko ry'Imana, icyaha cyinjira mu isi, urupfu, umubabaro n'itandukaniro biraza. Icyaha cyazanye gutandukana n'Imana, urupfu rw'umubiri ndetse n'urw'umwuka. Isi yuzura ububabare n'ibibi byinshi cyane. Kandi koko twibuka ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, umubare wo mu mutwe wa 6 ku murongo wa 23. Hari abantu benshi cyane bigometse ku Mana, kandi ibi nabyo kandi koko Imana ni urukundo nk'uko tubisoma. Usibye no kuba tubisoma niko tunabibona no mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko kandi ni n'umucamanza utabera. Hari abantu bigometse ku Mana, banze guhinduka, banze Kristo, bahisemo icyaha kuruta umucyo. Ariko niba ubuze umucyo ujya ugira n'umuco. Icyaha kidahanwe cyaba gisobanura ko Imana atari intabera. Uko umuntu yacunguwe, ibi byose kandi ntibyerekana ko ari ubushake bwa muntu, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Kuko Imana yakoze cyane, yohereje Yesu Kristo ngo aze gupfira abanyabyaha bose ku musaraba, yikorera ibyaha by'abantu byose, arazuka, atsinda urupfu na Satani. Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibi nibyo nawe nkubwira, kandi nanjye nibwira ngo turebe neza tutaba turimo turakora iby'Imana idashaka muri iyi minsi ya none. Duhinduke kandi tugize imitima mishya, kugira ngo dukomeze tubeho dukora icyo Imana yaturemeye muri iyi si ya none. Nanone turimo turegera ku musozo. Ubusabane n'Imana nibwo buzima nyakuri. Kubura Imana ni urupfu, niyo umuntu yaba agihumeka. Hari igihe wumva abantu bari gutukana ngo umuntu yapfuye agenda, ariko Bibiliya yo nayo igaragaza ko umuntu wese utumvira Imana cyangwa se utari wakizwa nawe aba ari umupfu. Kubura Imana ni urupfu, niyo umuntu yaba agihumeka. Ibi bigaragara, Bibiliya ikubara nk'aho wapfuye. Uyu munsi Imana iraguhamagarira kuyigarukira. Urugi ruracyakinguye kandi ubuntu buracyahari. Ejo sahawe, icyemezo ni icyawe, uhitemo guhinduka cyangwa ubihireke. Ariko icyo nakubwira cyo nuko wahinduka, ukagira ingeso nziza, ukagira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu, ukagambira gukora icyiza kuko ntawe uzakugirira nabi. Nicyo nakubwira, nanjye nibwira ngo dukomeze tubeho mu buzima buhindutse, kandi dukomeze dukora icyo Imana yaduhamagariye gukora. Ngaho dusoreje ikiganiro cyacu. Banze niba wakoze subscribe, hanyuma tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi usharinga abandi iki kiganiro, tujye dukomeza tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuganira ku by'ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe. Nitwa Siri. Kora subscribe, ukore share na like, tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze, murakagira Imana.